Ukuvanwa mu Misiri igice cya 38. Urutambiro. Bakora urutambiro mu mbaho z'imiyinya rufite impande enye zingana, buri ruhande rufite metero 2 na santimetero 20 n'ubuhagarike bwa metero 1 na santimetero 30. Mu nguni zarwo zo hejuru uko ari enye rwari rufite amahembe y'imbaho afatanye narwo, kandi rwose barwomekaho umuringa. Bacura mu muringa ibikoresho byose bijyana narwo: inzabya n'ibitiyo byo kuyoza ivu n'ibikombe n'ibyotezo n'amakanya yo kwaruza inyama. Bacura mu muringa akazitiro k'akayunguruzo, bakazengurutsa urutambiro kuva hasi kugera mu cya kabiri cyarwo. Bacura mu muringa ibifunga 4 byo kwinjizamo imijishi, babishyira mu nguni enye z'ako kazitiro. Babaza iyo mijishi mu biti by'iminyinya, bayomekaho umuringa, bayinjiza mu bifunga 2 mu mpande zombi z'urutambiro kugira ngo bajye bashobora kuruheka. Rwari rukoze mu mbaho, kandi imbere muri rwo hari umurangara. Igikarabiro. Bacura igikarabiro n'igitereko cyacyo mu muringa wavuye mu musanzu w'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, batanze indorerwamo zabo z'umuringa. Urugo rw'ihema. Bakora n'ibyo kubaka urugo. Baboha imyenda mu budodo bw'umweru bukaraze. Uwo mu nkike yo mu ruhande rw'amajyepfo wari ufite uburebure bwa metero 44. Bawubariza inkingi 20, bazicurira ibirenge 20 mu muringa, bacura mu ifeza udukonzo n'udukondo two kumanikisha. N'uwo mu nkike yo mu ruhande rw'amajyaruguru babigenza batyo. Umwenda w'inkike wo mu ruhande rw'iburengerazuba wari ufite uburebure bwa metero 22, bawubariza inkingi 10, bazicurira ibirenge 10, bacura mu ifeza udukonzo n'udukondo two kumanikisha. Inkike yo mu ruhande rw'iburengerazuba yari ifite uburebure bwa metero 22. Umwenda wo ku nkike yo haruguru y'irembo wari ufite uburebure bwa metero 6 n'igice, bawubariza inkingi 3, bazicurira n'ibirenge 3. N'uwo mu nkike yo hepfo y'irembo nabo babigenza batyo. Imyenda yose y'urwo rugo yari yiboshywe mu budodo bw'umweru bukaraze. Ibirenge by'inkingi babicuze mu muringa, naho udukondo n'udukonzo twazo babicura mu ifeza, hejuru ku nkingi bomekaho ifeza maze baziteraho twa dukondo. Abahanga mu kudoda baboha umwenda wo gukinga ku irembo ufite uburebure bwa metero 9 n'ubuhagarike bungana n'ubw'uwo mwenda w'urugo, ari bwo metero 2 na santimetero 20, bawuboha mu budodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubw'umweru bukaraze. Bawubariza inkingi enye, bazicurira mu muringa ibirenge 4, bazicurira mu ifeza udukondo n'udukonzo, maze hejuru kuri zo bomekaho ifeza. Impambo z'ihema n'iz'urugo bazicura mu muringa. Izahabu n'ifeza n'umuringa byakoreshejwe. Musa ategeka Abalevi ko babarura ibyo gukoresha mu mushinga wo kubaka ihema ry'ibonaniro, bayobowe na Itamari mwene Aroni umutambyi. Besaleli mwene Uri akaba n'umwuzukuru wa Huri wo mu muryango wa Yuda, yari yakoze iby'Uhoraho yari yategetse Musa byose. Yafashijwe na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani. Yarazi ubukorikori bwinshi, kubaza amabuye no kuboha imyenda mu budodo bw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubw'umweru. B'Abalevi babonye ko izahabu yose Abisiraheli batanze ngo ikoreshwe mu mushinga wo kubaka ihema yapimaga nka toni imwe hakurikijwe igipimo gikoreshwa n'abatambyi. Naho ifeza babonye ko zapimaga toni 3 n'ibiro 420. Ni izatanzwe mu gihe cy'ibarura ry'Abisiraheli. Habaruwe abagabo 603,550 bafite imyaka 20 n'abayirengeje, buri muntu agatanga ifeza zari zategetswe zipimwe hakurikijwe igipimo gikoreshwa n'abatambyi. Muri izo feza bakoresheje toni 3 n'ibiro 400, bacura ibirenge 100 byo gushingamo ibizingiti by'ihema n'inkingi zo kumanikaho umwenda waryo. Buri kirenge cyatwaye ibiro 34 by'ifeza. Mu biro 20 byasigaye bacuramo udukondo n'udukonzo tw'inkingi, bakuramo n'ifeza yo komeka hejuru kuri izo nkingi. Umuringa Abisiraheli batanze wo wapimaga nka toni 2 n'ibiro 400. Bawukoresheje mu gucura ibirenge by'inkingi zo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro no kubaka urutambiro no gucura akazitiro karwo n'ibikoresho byose bigendana narwo,
bawucuramo n'ibirenge by'inkingi z'urugo n'izo ku irembo, bawucuramo n'imambo zo gushinga ihema n'iz'urugo rurizengurutse.